ikintu kikunezeza buryo cyose ubukiramye. No kuvuga ngo ikintu cyose kigutwara umutima wawe, kigatwara ibitekerezo byawe, ugatangira kumva nicyo wishimira kuruta ibindi, urimo kukiramya, urimo kucyadora. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuvuga ngo je t'adore, akavuga ngo jyewe ndakuramya. Je t'adore ni igifaransa, ariko adore ni ukuramya Imana mu Kinyarwanda. So iyo ngo Mana ndakuramya, ni ngo Mana ndagukunda, Mana ndakunezererwa, Mana urenze byose. Ibyo bigatwara umutima wawe, mbese ukavuga ngo naratwawe. So noneho wabishira mu ndirimbo bikaba ari sawa, wabishira mu masengesho, okay. Turabakiriye bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro byacu bya New Generation for Revival. Ndizera ntashidikanya ko mu biganiro twagize hajemo ubuhamya bwa Bigirimana Augustin, benshi mwafashijwe nabyo, kandi ndizera ko Uwiteka yakomeje kubahembura ndetse n'inyigisho zitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana hamwe n'umukozi w'Imana bita Pacifique. Ngira ngo twatangira atwibwira. Murakoze cyane. Nitwa Bisangwa Pacifique, nkaba ndi umwana w'Imana, ndakijijwe. Ari umurimo twatangije cyangwa se organisation yitwa Tubasanga, akaba ari umurimo wo gutuma abantu barushaho kumva neza ko Kristo akeneye kumenyekana mu isi yose. Ikindi ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu umwe n'umwana umwe w'umukobwa. Abantu benshi iyo bagikizwa baba bumva yakora ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma Imana yishima, yabaho ubuzima bunezeza Imana, yabaho ubuzima Imana yishimira. Noneho hakazamo ikibazo cya priorite, kumenya ngo ni iki cy'ibanze nshobora gukora Imana ikanezerwa kuruta ibindi bintu byose muri rusange. Mbese reka mbyite inshingano nkuru Kristo Yesu adusaba. Umuntu adukurikiye avuga ati ni iki nakora cy'ingenzi cyihutirwa kugira ngo mbeho ubuzima bunezeza Imana cyangwa se nezeza Imana. Ndagushimye cyane. Ikintu nibwira mu ijambo ry'Imana gihari gikomeye kandi Bibiliya ivuga itanyuze ku ruhande, biravuga ngo iyo umunyabyaha umwe akijijwe, mu ijuru haba ibirori, mu ijuru haba impundu, haba mbega urabona surprise kuvuga ngo hari umuntu umwe ukijijwe, hagati haba ibirori mu ijuru. So byumvikane rero ko umurimo nzi mu ijambo ry'Imana unezeza umutima w'Imana kuruta ibindi byose ni ukubona umuntu akizwa, kandi nta muntu ukizwa atabwiwe ubutumwa bwiza. Iyo umuntu akijijwe, hari ikindi kintu kiba gitangiye mu buzima bwe, haba hatangiye urugendo rwo kuramya Imana, kuko Imana ishaka kuramywa, irashaka kumenyekana. Ikintu kiri ku mutima w'Imana kuruta ibindi byose ni uko abantu bayiramya. So rero ntabwo baramya Imana batazi. Aya magambo ndi kuvuga, ndi kwifashisha amagambo muri Bibiliya n'ubundi. Ni amagambo Pawulo avuga mu Baroma ibice 10. Abarimo kuvuga yuko ngo abantu bose bazambaza izina ry'Umwami ngo bazakizwa. Ariko none wakibaza se bakizwa bate? Bakizwa bate nta muntu wababwirije? Babwiriza bate batatumwe? Ariko none yarangiza akagaragaza ko ikintu kiri ku mutima w'Imana ni uko bagomba kwambaza izina ry'Umwami. Ofete dukizwa kugira ngo turamye Imana, dukizwa kugira ngo duhimbaze Imana. Rero kuko Imana icyo yishimira ari uko abantu bayiramya, ari uko abantu bayihimbaza, kandi ibyo bikaba bidashoboka umuntu ngo ayiramye cyangwa ngo ayihimbaze atarakizwa, kuko icyitwa kuramya Imana bisaba kuba ufitanye ubusabane n'Imana bunyuze mu kwizera umwana wa Yesu Kristo. So rero kwegera Imana byonyine bishoboka ari uko umuntu amaze kwihana, amaze kwizera ubutumwa bwiza, amaze kwizera Yesu Kristo. Rero uko kuramya Imana niko gukora ku mutima w'Imana. Ikindi gikomeye cyane muri ibyo ni uko nicyo Imana ari igambiriye irema umuntu. Umva, Imana yaremye umuntu kugira ngo agirane ubusabane nawe. Nicyo kintu Imana irema umuntu ngo ategeke ibintu byose, ariko yashaka kugira ngo abe afitanye ubusabane nayo. So umuntu amaze gucumura ari we Adamu, abantu bose batandukanye n'Imana, baba abanyabyaha. Bityo rero ubwo abantu bose ari abanyabyaha, kongera kugarura umuntu muri bwa busabane agasubira muri ya position Imana yamuremeye yo gusabana nawe, nicyo kintu gikomeye cyane. Rero ubwo busabane ntibushoboka ku muntu utarihana ngo yizere ubutumwa bwiza. Rero ikintu cyonyine cyanezeza Imana ni uko uzana umuntu ukamufasha kumva ubutumwa bwiza, maze nawe agatangirana ubusabane n'Imana, agatangira kuramya Imana nyabyo,
kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ko kuramya Imana nyabyo ari ukwiramya mu kuri no mu mwuka, kandi ibyo ni mu kuba warizeye ubutumwa bwiza, ukaba warihanye ibyaha byawe, nibwo ubasha kugira ubusabane n'Imana. Imana yaturemeye kugira ngo tuyiramye tuyihimbaze. Hari abahita bumva ko kuyiramya ari twa turirimbo dutuje, kuyihimbaza ari za ndirimbo zirimo akabiti ka sebeni, ka rock and roll n'izindi nk'izo ngizo. Rero hari igihe ayo materime abantu batabasha kuyasobanukirwa neza. Ese iyo uvuze kuramya, guhimbaza, bishatse kuvuga iki? Uko nabisobanura ni ugutangira gufata Imana ko ariyo inejeje mu mutima wawe kuruta ibindi bintu byose. Ni ukuvuga ngo ntabwo nzi ijambo rimwe, ariko ikintu kikunezeza burya cyose uba ukiramye. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose kigutwara umutima wawe, kigatwara ibitekerezo byawe, ugatangira kumva nicyo wishimira kuruta ibindi, uba urimo kukiramya, uba urimo kucyadora. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuvuga ngo je t'adore, akavuga ngo jyewe ndakuramya. Je t'adore ni Igifaransa, ariko adore ni ukuramya Imana mu Kinyarwanda. So iyo ngo Mana ndakuramya, ni ngombwa ngo Mana ndagukunda, Mana ndakunezererwa, Mana urenze byose. Urumva ntabwo ari indirimbo. Indirimbo zagufasha kubyina, nabyo ni expression, wabigaragaza ubyina, wabigaragaza usenga, ariko ubuzima bwawe niba butanezererwa Imana ngo abe ariyo iruta ibintu byose, ngo abe ariyo wumva ko inejeje kuruta ibindi bintu byose, ntabwo uramya Imana. Muri ayo magambo ushobora kubivuga n'akanwa, n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo bano bantu, ni Imana yabwiraga Abisiraheli, abati bano bantu ngo bandamisha ngo magambo, ngo ariko imitima yabo ikamba kure. Urumva yuko amagambo n'indirimbo bishobora kuvuga ibintu bitari mu mutima, ariko umutima wasobanukiwe imbabazi z'Imana, umutima wamenye ubuntu Imana yatugiriye, uwo mutima uramya Imana. Wayiramya ucecetse, wayiramya uvuga, wayiramya ariko bihereye mu mutima wamenye ko Imana yakugiriye ubuntu bukomeye cyane. Niyo mpamvu navuze ngo kuramya Imana ni ugusobanukirwa ubwiza bwayo n'imbabazi zayo n'urukundo rwayo. Ibyo bigatwara umutima wawe, mbese ukavuga ngo naratwawe. So noneho wabishira mu ndirimbo bikaba ari sawa, wabishira mu masengesho, okay, wabishira mu buzima bwawe, ariko ubizi ko umutima wawe Imana yawutwawe kubera wabishira mu mbyino, ariko ushobora kubishira mu mbyino no mu ndirimbo bitari mu mutima, icyo gihe biba byapfuye. Ushobora kubishira mu mbyino no mu ndirimbo ariko bitari ku mutima, icyo gihe biba byapfuye. Noneho reka ngaruke kuri wa muntu, ariko waravuga ati narakijijwe, ariko ntago nzi ni gute navuga ubutumwa. Ese ubwo butumwa natanga ni ubuhe? Noneho aho ngaho arashaka kubikora, ariko ntafite ubushobozi bwabyo. Uwo muntu we wamugiriye ihe nama mu magambo make? Icya mbere, niba warakijijwe ugomba gusobanukirwa icyo wakijijwe icyo ari cyo. Niyo mpamvu n'ubuhamya bugira imbaraga, nuko ubuzi ukuntu byari bimeze. Ariko iyo tuvuga ubuhamya, ntituba tuvuga ngo gusa kuba ufite wenda amateka mabi y'ibyaha bikomeye, bya bindi tuvuga ngo wari ruharwa, ugize gutya Imana kugira ubuntu urakizwa ngo none ufite ubuhamya. Oya, hari umuntu uba udafite ubuhamya nk'ubwo, cyane cyane ku bantu bakijwe ari bato nkanjye. Ntabwo mfite ibyaha bikomeye, bya bindi nyine umuntu avuga ngo yakoze ibintu bihambaye, ariko umva ikintu namenye kuva ndi umwana kugira ngo mbwirize abantu Yesu, namenye ko ndi umunyabyaha. Nta muntu utazi ko ari umunyabyaha. Utarasobanukiwe ko uri umunyabyaha ntabwo wakizwa. So rero icya mbere ukeneye kubwira abantu, ariko ntugitindeho kuko nabo baba bakizi, ni ukumenya ko ari abanyabyaha, ahubwo ukabafasha kumenya urubanza cyangwa se igihano cy'ibyaha. Ubwo umuntu ashobora kuba ari umunyabyaha abizi ko akora ibyaha, ariko wenda akaba afite imitekerereze imubwira ngo Imana ikunda abantu, nta kizadutwara. So sinzi rero niba nagenda ntanga imirongo imwe muri Bibiliya, ariko umurongo wa mbere nawe uvuze mbere ni ukubanza kumufasha yuko Imana iri mu muntu yamuremye ngo asabane nayo, ariko umuntu aracumura ku Mana. Adamu na Eva bamaze gucumura, abantu bose babaye abanyabyaha. Ariko kugira ngo ibyo bisobanure neza, umujyana mu butumwa bwiza cyangwa se mu isezerano rishya. Mu isezerano rishya niho dusanga Pawulo agerageza kubisobanura cyane cyane. Kimwe mu bitabo abisobanura neza ni igitabo cy'Abaroma. Igitabo cy'Abaroma ageze ku bice 5, Pawulo avuga gutya ngo nkuko icyaha ngo cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, ngo ari ko Adamu, akavuga ko icyaha kizana n'urupfu, ngo urupfu rukagera ku bantu bose. So ubasha kumusobanura yuko icyaha cya Adamu cyageze ku bantu bose, inyo ku muntu yose, universe yose ni abanyabyaha. None ukamwereka yuko noneho Imana ifitiye umujinya ibyaha n'ababikora. Ntabwo Imana ifitiye umujinya ibyaha gusa ngo Imana izahana abanyabyaha kubera ko ifite umujinya ibyaha.
So none ikindi umufasha kubyumva noneho nuko Imana yashizeho n'inzira yo kugira ngo abantu bakizwe urwo rubanza rw'ibyaha. Still nagerageza gukoresha igitabo cy'abaroma n'ubundi, ariko mu butumwa bwiza natangamo ingero nyinshi, ariko mu baroma nanone mu bice 6 umurongo wa 23 yongera kuvuga ukuntu igihano cy'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Urumva ko hari igihano cy'abanyabyaha, urupfu, ariko urupfu rw'iteka, uko ari urupfu twese dupfa kuko twakoze ibyaha, abantu bose bazapfa, Kristo natagaruka abantu bose bazapfa, ariko hakaba n'urupfu rw'iteka none kubaza batarize ubutumwa bwiza. Ubwo nirwo rubanza rukomeye abanyabyaha bafite. None ukamureka none impano y'Imana noneho ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Wumva ibyo bintu bibiri. Hano hari ibyaha abantu bakora bakarimbuka bakazapfa iteka ryose batandukanye n'Imana. Hano hari ubugingo cyangwa se ubugingo buhoraho cyangwa se kubabarirwa, kuba ijambo rindi Paulo akoresha ni ugutsindishirizwa, ni ukuvuga ngo wari umunyabyaha, wari gutsindwa n'urubanza, ariko bitewe yuko hari undi muntu wamaze gufata igihano cyawe, wowe gendera umwere. Uwo wafashe igihano ninde? Ni Kristo. Yafashe ibyaha byacu abyishiraho. Ubwo rero urubanza cyangwa se igihano cyari kigukwiriye nta kigihari, gendera umwere kubera ko wakiriye imbabazi z'ibyaha byawe binyuze mu gihano Yesu Kristo yatanze, ari rwo rupfu, none akanazuka kugira ngo azuke atwereke yuko mu kuzuka kwe nanone tubasha kunesha na rwa rubanza rw'ibyaha n'urupfu rw'iteka ryose. So ariko ibyo byose ndi kubivuga wavuga ati ese ko numva biri compliqué, ko numva bigoye cyane. Ikintu ugomba kubwira umuntu wese utarakizwa ni ukumufasha kumenya yuko Imana, ndashaka gukoresha amagambo yoroshye cyane nzi abantu bose, njya mvuga ngo iri jambo birantangaza kumva ukuntu mu matwi, ndavuga cyane cyane muri context hano mu Rwanda, ariko ahantu abantu bazi Yesu Kristo cyangwa se bamwumvise, ko hari naho bataramwumva turaza kubivuga, ariko ahantu henshi abantu bamwumvise birantangaza ukuntu uyu murongo muri Yohana 3:16 uzwi hafi n'abantu bose, kandi n'umurongo usa nkaho ukubiyemo ya message nawe uze mvuga yose. Uravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umuntu namwizera, nizera umwana w'Imana ari we Yesu Kristo, atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Agakomeza akanavuga ngo kuko Imana itatanze Yesu cyangwa se itazanye umwana wayo gucira abariho mu isi ho iteka, ahubwo yamutanze kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. So urumva rero ayo ni amagambo yoroshye abantu benshi bazi, none ugerageza kumusobanurira ubusobanuro bwa bundi nabanje gutanga mbere, ni ukumufasha kumva ko Yesu Kristo niwe Imana yatanze kugira ngo abe incungu. Ayo n'irindi jambo ushobora gukoresha, irindi jambo ry'ikinyarwanda rigomeye abantu benshi batazi Bibiri ikoresha ni impongano, ni ukuvuga ngo ni nk'ikiru. So uhera aho ngaho none warangiza ukamubwira noneho icyakoretse mu buzima bwawe, kuko nanone turabahamya bwo kuvuga ibyakoretse mu buzima bwacu. Umubwira ko noneho ukimara kwizera wakiriye iyo mpano y'Imana, ariko none wakira n'Umwuka w'Imana atangira kuguhindura. Kuko nanone tugomba gufasha abantu kumva ko iyo abantu bakijijwe ntabwo babarirwa ibyango bakomeze nanone babigumemo, ahubwo ugomba no kumufasha kumva yuko umuntu wakijijwe atangira ubuzima bushya. Kuko hari abantu bavuga ati birashoboka, nahinduka okay, umaje kumufasha kumva ko yababarirwa. Birashoboka kubw'urukundo rw'Imana rutangaje akagero ntacyo yitaho, birashoboka. Ariko se nahinduka aho rero noneho niba utangira n'ubuhamya bwawe, narahindutse. Nta muntu nzi n'umwe wakijijwe utafite ubuhamya bw'ikintu Imana yahinduye mu buzima bwe, cyangwa se utarimo kubona ibintu by'ukuntu ubuzima bwe bugenda buba bushya umunsi ku wundi, uko agenda ashaka gukunda Imana, gukora ibyo Imana ishaka, yirinda, reka mvuge kwirinda, yirinda ibyaha, abinesha, uyu munsi agatsindwa ariko ejo akabinesha. Uwo muntu wese wakijijwe ashobora guhamiriza abandi bantu yuko guhinduka bishoboka, kandi twese dufite ubwo buhamya. Ntabwo wowe ufite Umwuka w'Imana ngo ukore ibyaha ngo maze wowe ubigire urwitwazo imbere y'Imana. Ushaka kubigira urwitwazo imbere y'abantu kubera ko ushaka kugira ngo wiproteje, ariko imbere y'Imana wakagombye kugira agahinda, none ugatabaza Imana, ukabwira Imana uti Mwami Imana nakubabaje. Hanyuma rero iyo wababariwe ntago biguhereza urwitwazo rwo gukomeza gukora ibyaha, ahubwo bigutera imbaraga zo kutabisubiramo. Ni ukuvuga ngo uwagiriwe imbabazi nyinshi, uwababariwe cyane agomba gukunda cyane.
so rero ntabwo wababarirwa ibyaha ngo nurangiza ngo ujye ukomeza ubibemo. Icyo gihe keretse wenda hari izindi nyigisho wumvise ziyobeje zishobora kuba zibivuga nabi, ariko kuri kw'ijambo ry'Imana ni uko umuntu wababariwe cyane agomba gukunda Imana cyane. Urabona Yesu Kristo bigeze kumuzanira umudamu wafashwe asambana, hanyuma abigisha amategeko abafarisayo bashaka kumutera amabuye, aravuga ati abanza mutera ibuye umutarakora icyaha. Bose baragenda, ariko noneho Yesu ahindukira amureba aramubwira ati genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Uwo muntu ndumva ko message yarayumvise, nababariwe, nagombaga guterwa amabuye, ariko imbabazi z'Imana zirankijije, ariko hari n'ikindi Yesu ategetse uyu muntu, genda ntukongere gukora icyaha ukundi. So rero umuntu wakijijwe nyabyo agomba kuba afite ubundi buzima busha muri Kristo, yaramuka aguye mu cyaha akagira umutima wo kwihana no gusaba imbabazi, ntabigire ubwitwazo. Akanibuka ko mu ijuru dufite umurengezi, abo yahamagaye, abo yatoranije yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindishirije, ndetse ibatsindishiriza kugira ngo bashushanywe n'umwana wayo Yesu Kristo, kugira ngo base nawe. Wow, Imana iguha umugisha mwinshi. Rero tugiye kugera ku kindi gice, kuko nk'umuntu ashobora no kwibaza ati ko no mu Rwanda bitameze neza, atari shyashya, ese ubu koko ubutumwa bwiza mu Rwanda bumaze kubwirizwa au maximum, ku buryo wenda mwumva ko ari ngombwa ko noneho tugeze no ku rwego rwo kohereza abamisiyoneri hanze kugira ngo bajye kuvuga ubutumwa? Ni ukuvuga ngo turi ministry, ni umuryango w'ivugabutumwa, ntabwo ari NGO, ni imiryango yindi itari ivugabutumwa idaharanira inyungu. Twebwe ntiduharanira inyungu, ariko nanone nubwo turi NGO ahubwo turi faith based, turi umuryango w'ivugabutumwa. So uwo muryango rero impamvu uriho ni ukugira ngo amoko yose yo mu isi azamenye Kristo kandi azamuhimbaza. Kubera iki? Kubera ko niyo nshingano twasigiwe. Ntabwo muri context ya Bibiliya havugamo ibihugu ni ibintu byaje nyuma, ni boundaries zishirwaho kubera impamvu runaka. N'uyu munsi ushobora gusanga igihugu kimwe kivutse bitewe n'uko wenda abantu bafashe ubutegetsi bagahita biyomora ku kindi gihugu, nubwo wenda kubera politiki y'iki gihe babirwanya cyane, ariko ibihugu ntabwo ari uko byabayeho muri Bibiliya, ntabwo ariko tubifite n'uyu munsi wa none. Ahubwo icyabayeho kuva mu irema kiriho n'ubu kizahoraho, kizakomeza no mu ijuru, ni amoko. Uranabivuze, nibuka ko muri iki gihe muri Ethiopia hari intambara y'abatigre bashaka kugira ngo bigenge, kwiyomora kuri Ethiopia bakigenga. Icyo gihe baramutse byemewe na ONU cyaba ari igihugu cyitwa Tigre. Ariko noneho hari amoko mu bihugu byinshi, ugasanga harimo amoko menshi mu gihugu kimwe. Mu Rwanda rero impamvu wenda bitahita biza ni uko dusa nkaho turi ubwoko bumwe, tuvuga ururimi rumwe, dufite umuco umwe, twumvikana ku buryo nava ku mupaka umwe w'u Rwanda nkajya ku wundi mupaka nkavuga Ikinyarwanda abantu bakanyumva, nkababwiriza nkoresheje Bibiliya y'Ikinyarwanda. Ariko mu bihugu byinshi siko bimeze, usanga harimo amoko menshi. None ugasanga igice kimwe cyangwa se amoko amwe ubwo butumwa barabuzi mu rurimi rwabo, bafite Bibiliya, barasenga, bafite uwo kubabwiriza, ariko ugasanga mu bundi bwoko nta muntu ntibazi, mbega bafite ibindi bintu bizera, bafite wenda imyizere gakondo, ya yindi wenda yo kuramya imyuka, yo guterekera n'iki, cyangwa se wenda bafite indi myizere yaje basanga wenda ibahindura abisilamu gutyo. Ariko noneho ugasanga ntibafite umuntu muri ubwo bwoko mu rurimi rwabo wo kubabwiriza Yesu, keretse umuntu uvuye mu bundi bwoko akaza aho ngaho mu bwoko bwabo, apana mu gihugu, muri ubwo bwoko kubabwiriza Yesu. So rero ibyo rero tubibona muri Bibiliya yuko Imana yabisezeranyije kuva mu isezerano rya kera yuko amoko yose azayiramya. Reka ngufashe wenda so umurongo nko muri Bibiliya, kuko abantu batekereza ko bihera mu isezerano rishya. Ibi ngiye kuvuga bihera mu itangiriro, kuva Imana ikirema yashaka kugira ngo abantu bazayiramye bo mu moko yose. Ariko noneho indi mu bwazo zivukira ku munara w'i Babeli, nibwo Imana itatanyiriza abantu bose ngo bagwire mu isi. Ariko nabwo ibikora kubera iki? Ibikora kubera ko yari yategetse Adamu ngo azagwire, yororoke, agwire, yuzure isi. Ari byo abantu bitiranye no kubyara abana benshi, ntaho bihuriye. Ahubwo yashaka kugira ngo impande zose z'isi zibe zifite abantu baramya Imana. Arangije Adamu nyine acumuye, ntago byashobotse kuri we. Ahubwo Imana irimbura isi ikoresheje amazi cyangwa se umwuzure, itegeka Nowa mu bice 9. Ya magambo yabwiye Adamu, iramubwira ati Nowa,
abantu bazagukomokaho bazororoke bagwire buzure isi yose, kugira ngo nyine kuramya kw'Imana kumenyekane mu isi yose. Abantu baturutse kuri Nowa nibo bagiye rero bageze ahantu hitwa i Babeli, baravuga ati wapi tugiye kwigumira hano twubake ngo umunara muremure, ngo twiyubakire izina rikomeye, ngo maze ngo twigumire hamwe. Imana ngo imanurwa no kureba ibintu abantu batekereje gukora, ngo ibona n'ukuntu babifiteho umutima, niko kubahereza indimi nyinshi ngo batatanire mu isi. Imana ibwira Aburahamu mu bice 12 by'itangiro, iramubwira ati va mu gihugu cyanyu, uve mu bwoko bwanyu, ugende mu gihugu nzakwereka. Hanyuma iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha, kandi abazakwifuriza umugisha nabo bazabona umugisha. Ariko yongera akandi kantu ngo muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Ako kantu rero ntabwo abantu bakunda kukumva, bakeka ko Imana yaba Aburahamu umugisha we n'ubwoko bwe aribo Bisiraheli. Oya, ahubwo Imana yatoranyije Aburahamu kugira ngo muri we hazavemo umuntu ari we Yesu Kristo uzabera umugisha amoko yose. Niyo mpamvu mu itangiriro nako muri Matayo havuga ukuntu igihe Matayo kuko yarimo kwandikira Abayuda avuga Yesu ngo ni mwene Aburahamu mwene Dawidi. Kubera iki? No kugira ngo agaragaze yuko uyu mugabo akomoka kuri Aburahamu agakomoka no kuri Dawidi. Ariko noneho agashaka kugaragaza ukuntu uyu muntu Yesu Kristo aje kubera umugisha amoko yose yo mu isi. So rero muri Aburahamu niho abantu ro batangiye no gutekerezwa, niho umugambi w'Imana wo gucungura abantu wahereye mu itangiro ugaragara, none ukaba specific yuko Imana ishaka ko abantu bose bayimenya bagahabwa umugisha. Umugisha Imana ivuga ko kanya ntabwo ari igihugu nyine nkuko Imana yabahaye igihugu cyitwa Isiraheli, ntabwo ari umugisha Imana izereza amoko yose. Oya, ntabwo ari ubutunzi. Yego, nk'ubwo Imana yahaye Aburahamu imirima n'iki, cyangwa se imodoka nziza, indege, ibintu byose abantu batekereza ko ariyo migisha, ibintu bifatika. Umugisha Imana yahawe Aburahamu ukomeye nuko Aburahamu yabaye inshuti y'Imana. Nuvuga ngo aba bantu Imana itoranyije ni ubwoko bwayo. Urumva yuko ngo uri uw'Imana, sinzi niba ari undi mugisha, njyewe ndi uw'Imana. Ni uwuhe mugisha urenze yuko uri uw'Imana? Cyangwa se reka mbivuge muri ni uwuhe mugisha uruta uko wowe ufite Imana muri wowe? Uwo ni wo mugisha w'agakiza rero. Nuko Imana iza igatura muri wowe, ikakubabarira, ikamera kubana nawe wowe munyabyaha. Imana ikatura muri wowe, kandi nawe ukaba umwana w'Imana, ugahinduka uw'Imana. Uwo ni wo mugisha ukomeye cyane Aburahamu yari afite, ndetse niyo mpamvu ari sekuruza w'abizera bose. Ariko akantu ushaka gutindaho ni amoko yose. Hariya bavuze imiryango, ariko iyo miryango mu zindi ndimi ni amoko yose. So rero undi mugabo ukunda kubigaragaza muri Bibiliya, nubwo navuga ibinyurango myinshi, ni Dawidi. Dawidi yari yarasobanukiye ikintu cy'uko amanga yose azamenya Imana. Iyo urebye muri Zaburi ni nyinshi cyane, ariko ngiye gufata Zaburi imwe. Reka some Zaburi ya 86 umurongo wa 9, wumva ukuntu havuga. Uku ni ugusenga Dawidi ari gusenga. Ari gusenga bisanzwe, murabizi yanditse Zaburi nyinshi, ariko ageze ku murongo wa 9, 86 umurongo wa 9, aravuga ngo mwami, amahanga yose waremye azaza akwikubita imbere akuramye, kandi bazahimbaza izina ryawe. Amen. Ibyo ni isezerano, ni isengesho ari gusenga, ariko ahumekewe n'umwuka w'Imana yuko amahanga yose azaza imbere y'Imana ayikubita imbere. Iyi niyo vision yari ya Dawidi. Nubwo Dawidi yarazi ko ari umuntu w'Imana, ari umuntu watoranyijwe nyine, kubera ko nawe Imana yaramutoranyije, ubwoko bwe bwatoranyijwe, ariko yarazi ko mu mutima w'Imana harimo n'amahanga yose, harimo n'amoko yose, ngo amahanga yose azaza kwikubita imbere. Abandi bantu bagiye babigarukaho cyane mu isezerano rya kera ni abahanuzi. Abahanuzi iyo bahanuraga ubwoko bwa Isiraheli ntabwo bagarukiraga kuri bo, ahubwo barenzaga amaso bakajya kuri Kristo, bakarenza amaso bakagenda no ku itorero, bakavuga amoko yose ukuntu azamenya Imana. Urugero natanga ni Yesaya 49 umurongo wa 6. Haravuga gutya ngo ntibikwiriye ko umugaragu w'Uwiteka, ubwo ni Yesu avuga, ngo azaza ngo agacungura ngo bene Yakobo bari mu bunyago, ngo ahubwo ngo azaza ngo abe ngo umucyo urasira ngo ukagera ku mpera y'isi. Wow. Ukagera ku mpera y'isi. Ngo ntibihagije ko yaje aje gucungura bene Yakobo bonyine. Iya, ubwo ndi guparaphrase. Yego. Nuvuga ngo Kristo kuza agacungura Abayuda ntibihagije, ngo azaza ngo abe umucyo uvira amahanga yose. Mu Rwanda ubutinganyi buriyongera, mu Rwanda ubusambanyi buriyongera ku rwego rwo hejuru, ibiyobyabwenge mu rubyiruko
biri hejuru cyane, urabona ko bitangiye gufata indi sura. Bigaragara ko u Rwanda nabwo rukeneye ubutumwa bwiza. Kubera iki noneho abanyarwanda tugomba kohereza abamisiyoneri hanze kandi n'iwacu hakigaragara ko hakiri ubukene bw'ubutumwa bwiza mu banyarwanda? Buriya niho naganaga, kuko nicyo wahoze umbaza. Naganaga kugira ngo mbanze ngaragaze ko ari ibintu umuntu adahimba, ni ibintu Imana asezeranyije mu ijambo ryayo yuko amahanga yose azayiramya. None kugira ngo nsubize icyo kibazo, ndongera ngaruke muri Bibiliya. Mbabarire, mbere ko mvuga ku Rwanda ngaruke muri Bibiliya. Kristo Yesu amaze kuza, noneho niwe watanze icyo twita inshingano nkuru, ariko ntabwo yagihimbye, ahubwo nicyo Imana yari yarasezeranyije n'ubundi kuva mu isezerano rya kera. Rero Kristo Yesu yabanye n'abigishwa bo 12, umwe ari we Yuda amaze kwiyahura, Kristo amaze kuzuka asigara na 11. Arangije ababwira amagambo ariyo dukunda kwita ngo ni inshingano nkuru. Ari muri Matayo 28 uhereye ku murongo wa 19. Ariko si ho honyine, ari mu bitabo byose by'ubutumwa bwiza. Ari no muri Yohana 20 umurongo wa 21. Ari no muri Luka 24 uhereye nko ku murongo wa 47. Ndetse tuyabona no mu byakozwe n'intumwa, urumva, tukayabona no muri Mariko 16. Mbega imice byose bya nyuma bijyanye na biriya bitabo twita ngo ni ubutumwa bwiza, byose birangizanya n'aya magambo ya Yesu abwira abigishwa be umurimo abasigiye. No kuvuga ngo nabanye namwe, narabatoje, none nazutse. Arababwira muri Matayo ngo nahawe imbaraga, urumva, ngo nahawe ubutware ngo mu ijuru no mu isi, ngo nuko rero mugende muhindure abigishwa mu mahanga yose. Iyo niyo command, ibyo niryo tegeko, uburyo bazabigenza, mubigisha, mubabatiza, ariko mubigisha no kwitondera ibyo nababwiye byose. Ubwo nibwo buryo bazabikora, bazabikora bigisha ubutumwa bwiza ubwo Yesu yababwiye. Okay, arangije abarezi irindi sezerano rigaragaza ko atari bo bonyine yabwiraga, ahubwo nanjye nawe turi kumwe. Arababwira ngo nzaba ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Baracyahari ubu ngubu, bose barapfuye, ariko bazaba hari kugera ku mpera y'isi. Iryo tegeko rirabareba, iyo nshingano ni ngo buri generation yose, kuko as long as impera y'isi itaragera, iyo nshingano iratureba. Nzaba ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Nawe ubwo rero ni gute abanyarwanda bazamo, cyangwa se ni gute amoko yose azamo kandi no mu Rwanda hari abantu batarakizwa? Icyambere, bari abigishwa bakimara kumva aya magambo bahise batangira i Yerusalemu, kuko arababwiye ngo mugume i Yerusalemu murindire isezerano ry'Umwuka wera. Mu byakozwe n'umwe 8 arababwira ati muzahabwa imbaraga Umwuka wera nabamanukira, muzabaga bo kumpamya i Yerusalemu, Yudaya, Samariya no kugera ku mpera y'isi. Byose biri specific. None bari aho ngaho rero bamaze kuhabwa imbaraga z'Umwuka wera, batangira kubwiriza i Yerusalemu. Uzi ikintu cyabayeho? Bararyohewe, bakomeza kubwiriza i Yerusalemu, amatorero akiyongera, bagasabana, bakuzura Umwuka wera, ariko ibitangaza bigakoreka i Yerusalemu gusa. Ariko Yesu ari mwisha bati, ariko abantu ntabwo nababwiye ngo bagume i Yerusalemu, narababwiye ngo bazajye ni Samariya, barenge bagere no ku mpera y'isi. Kuki bagumize i Yerusalemu? Uzi ikintu cyabayeho? Ni akarengane. Mu byakozwe n'umwa 8 bafashe umuntu witwa Stefano, umudiyakoni, yuzuye Umwuka w'Imana. Murabizi ayo makuru, bamutera amabuye. Bamaze kumutera amabuye, Bibiliya avuga ngo nuko uhereye uwo munsi ngo abizera baratatana. Naho tubona Filipo agenda i Samariya. Nuvuga ngo mbere y'uko bahura n'akarengane, bari bakinezerewe gusa bakiri i Yerusalemu. Akarengane kabagezeho, barambuka bagera i Samariya. Sawuli Imana imaze kumufata arimo no kurenganya itorero, niho Imana yamusanze, irangije iramubwira ngo none ngiye kugira intumwa mu mahanga. Rero iyo tubaze kubona icyo tubona none nuko tubona no inkuru ikomeza none igaruka cyane kuri Sawuli agenda ajyana ubutumwa bwiza hirya no hino. Ni nayo mpamvu tubona none n'inzandiko ze nyinshi yandikira amatorero yagiye atangiza hirya no hino muri icyo gice cy'isi yararimo. Ariko noneho umva ikintu Sawuli avuga nkunda gituma none nsubiza ikibazo wambije ngo kuki tuva mu Rwanda tukagenda ahandi. Icyambere, mbere ko mvuga kuri Sawuli, nuko biri presi yuko atari Yerusalemu gusa, atari Samariya gusa, ari kugera mu mpera y'isi. Icya kabiri, ntabwo ubutumwa bwabanje kubwirizwa abantu bose b'i Yerusalemu ngo babanze bakizwe mbere yuko bwambuka, ahubwo Imana yemeye ko haba akarengane kugira ngo ahubwo bunambuke butaguma aho ngaho gusa. Birumvikana? None reka tugaruke ku mugabo witwa Sawuli.
we umva ukuntu avuga mu magambo nkunda cyane, ni abaroma. Igitabo cy'abaroma buriya abantu hari ukuntu batagisoma neza. Buriya kiriya gitabo imwe mu mpamvu acyandika, reka nyikubwire. Ndasoma igice cya mbere cy'abaroma, none usome n'igice giheruka cy'abaroma. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 5 haravuga ngo niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa kubw'izina rye, kugira ngo mu mahanga yose habemo abumvira Imana babeshwa no kwizera. Urumva ikintu azi mission yewe no kugira ngo mu mahanga yose habemo abizera. None umva ukuntu agiye abumvira Imana babeshejwe no kwizera. Yego. None umva ari gusoza, noneho arabandika ibintu byinshi, ariko agiye gusoza mu bice 15 umurongo wa 20 na 21 aravuga ngo kandi nashishikariraga kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Kristo ritari ryamenywa, ngo ntubaka ku rufatiro rwubatswe n'undi, ahubwo ngo wimere nk'uko byanditswe ngo abatabwiwe ibye bazabibona kandi abatabyumvise bazabimenya. Arakwereka motivation yiwe, arashaka kugira ngo ubutumwa bwiza bubwirwe abantu bataramwumva, nicyo kimushishikaje. None icyo arimo gusaba Abaroma, arimo kubandikira babwira ati nagize igisibya gituma ntazi wanyu kuko nashaka kugenda n'ahandi ngo bamuvuge. Arangije ngo cyakora nzaza ngo mbasuhuze, ngo maze mumperekeze cyangwa se mumpereze ibyo kumfasha kujya kubwiriza ubutumwa muri Espagne. Mu Kinyarwanda bavuga ngo Spania, ariko ni muri Espagne. Paulo motivation cyangwa se icyamuteraga ishaka nuko yagomba kubwiriza ahandi. Haruguru avuga ngo nta murimo ngisigaje ngo muri ibi bihugu, niko avuga muri iki gitabo, ngo hano hantu hose ngo narangije kubavuga ubutumwa bwiza. Gute se? Icyo Paulo avuga ni ukuvuga ngo kuva hano hari abizera bashobora kubwiriza bene wabo mu rurimi rwabo, nta mpamvu yuko mpaguma kandi hari ahandi badafite uwo kubabwira. Aho rero niho ushobora gusubiza impamvu yo mu Rwanda. Impamvu mu Rwanda tuvuga ngo tugende nuko hari abanyarwanda bahagije bo kubwiriza bene wabo b'abanyarwanda. Ku buryo niyo hava abanyarwanda 100, kugeza ubu nta n'abamisiyoneri 100 dufite, niyo hagenda 1000, niyo hagenda 5,000, ntabwo u Rwanda rwabura abanyarwanda basigara babwiriza bene wabo, ariko tutirengagije yuko hari abandi badafite n'umwe wo kubabwira. Iyo niyo mpamvu rero tugenda mu bindi bihugu, niyo mpamvu tugenda mu yandi moko, ni ukugira ngo tubwirize ba bandi badafite uwo kubabwira, ariko tuzi ko iwacu hari abandi basigaye barimo kuvuga mu rurimi rwabo. Ni ukugira ngo tubabwirize ubutumwa bwiza, ariko tuzi yuko na ba bandi basigaye bafite abari kubabwiriza. Mu Rwanda hari abantu benshi, hari abavuga ubutumwa benshi bavuga ubutumwa bwiza, ndetse natwe turi mu Rwanda kandi turi kumwe. Nongereho ikindi, ababutuzaniye ntabwo iwabo bose bari bamaze gukizwa. Ntabwo abanyarwanda twakiriye ubutumwa bwiza kubera yuko umuntu wavuye iwabo ngo abutuzanire yasize iwabo bose bakijijwe. Oya, ntabwo ariko bigenda. So mu yandi biblical speaking, urwo ni urwitwazo. Umuntu wese uzavuga ngo mu Rwanda iwacu ngo haracyari umurimo, ni urwitwazo. Umurimo urahari muwukore, ariko ubunohereze n'abajya kuvuga ahandi. Ninde ujyana ubutumwa? Ese uyu muhamagaro ni umuhamagaro rusange ku buryo umukristo wese utiteguye kujyana ubutumwa hanze aba ari mu kibazo, mbese haba hari inshingano yagombaga kuzuza atujuje, cyangwa se ni umuhamagaro w'abami? Ndahita mbijyana n'ikibazo bahoze ubaza ngo ese ikiguzi ni ikihe? Ni ukuvuga ngo gukurikira Yesu ni ikiguzi, gukizwa ni ubuntu. Ako kantu wakumvise? Gukurikira Yesu ni ikiguzi, ariko gukizwa ni ubuntu. Iyo nkijijwe nta kiguzi mba natanze, ariko gukurikira Yesu aricyo twita discipleship, kuba umwigishwa we, kumwumvira, ni ikiguzi. Ibyo mbivana mu butumwa bwiza n'ubundi. Ikiguzi rero ni kimwe. Yesu yaravuze ngo niba baranyise ngiye Beelzebuli, mwege bizabagendekera gute? Niba we ubwe baramwishe, mwege mutekereza ko bazabagira neza? Ni ukuvuga Beelzebuli mu mvugo abantu bumva buri munsi yari umukuru w'amadayimoni. Yego. Ni ukuvuga ngo oya, no kandi baranamwishe. None arangije arababwira ngo nkuko data yantumye namwe niko mbatumye. Arababwira ati ngo mbatumye mumeze nk'intama hagati y'amasega.
abo ni babandi yohereje muri Luka 10 arimo koreza ngo 70 bagenda ari babiri babiri. Arababwira ati rwose muzagira ubwenge ariko mumenye yuko mumeze nk'intama hagati y'amasega. Bivuze iki rero? Uyu muhamagaro wo kujyana ubutumwa bwiza urimo ikiguzi. Ni bande rero bagomba kubitwara? Ni bose? Ni bamwe? Nabahaza amagara? Nabameze gute? Nabigishwa ba Kristo. Wowe nkurikira ndakubaza ikibazo kimwe. Uri umwigishwa wa Kristo? Kuba umwigishwa wa Kristo rero bisobanuye iki? Nicyo wenda umuntu yakwibaza. Kuba umwigishwa wa Yesu ni umuntu witeguye kugenda nk'uko Yesu yagendaga. Ni umuntu witeguye kubaho ubuzima nk'ubwo Yesu yabayeho. Kuba umwigishwa nicyo bivuze. Nuvuga ngo a master ni umuntu ugutegeka akakubwira ngo kora iki ntukore iki. So rero ibyanditswe byera bitugaragariza ko mu byo adutegeka si cyo cyonyine, ariko atubwira ibintu byinshi. Atubwira gukundana, atubwira kwitanga, atubwira ibintu bitandukanye. Ariko mu byo Yesu adutegeka no kuvuga ubutumwa bwiza, akadutegeka no kubujyana ahantu butaragera. So rero abazabikora nabemeye kumvira no gutanga icyo kiguzi. Nutagitanga uzaba utumviye nyine kandi uri umwigishwa wa Yesu. Ariko nanone tuzanye muri sanse isanzwe y'itorero, wenda umuntu yakwibaza bose bazatwara ubutumwa? Hoye. Ni ukuvuga n'abigishwa bose bazatwara ubutumwa hanze aho hantu? Igisubizo ni hoye. Ariko bose bagomba kuba biteguye kubutwara, basigara bakaba bafite impamvu ituma basigara. Atari ukuvuga ati jewe hariya ntabwo nabishobora. Iki kintu uri kumva? Iki kintu ngewe nkunda kibwira abantu. So kutatwara ubutumwa bwiza ni uko ufite impamvu isobanutse yo kubwira umwami wawe impamvu utari kubutwara. Iyo rero ni iyihe? Icya mbere, ushobora kuba hari abantu hano Imana ikomeje kukwereka yuko babukeneye. Ibyo birashoboka. Okay? Imana ishobora kwereka ko hano mu gihugu cyawe harakiri umurimo wo gukora. Ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ndi gutinya hakurya oya. Ntabwo ari uko wanze kujya hakurya, ahubwo nuko hari ibindi Imana irimo kukwereka. Icya kabiri, nuko n'ubundi abantu bose ntibashobora gufunga ibikapu ngo bagende ngo itorero risigare mu busa. Itorero rikomeza guhindura abahari, abakijijwe kuba bigishwa. So ubwo ushobora kubona umurimo hano ko ariko na hano mu Rwanda abigishwa baracyari bakeya. Reka hano dukomeze dushiremo imbaraga mu gutuma abigishwa bakomeza gukura mu byo bizera. Iyo ikaba ari impamvu. Indi mpamvu ni iyi ngiyi, nuko bariya bagiye bakenera ababohereza. Nuvuga ngo itorero rigomba kuba rifite uburyo ribaho kugira ngo ryohereze abantu. Nuvuga ngo itorero, niyo mpamvu Pawulo niba ubyibuka neza yagendaga akabwiriza ariko akagaruka gutanga raporo i Yerusalemu, agahura n'intumwa akababwira ukuntu ibintu bimeze hirya no hino. Urumva, rimwe na rimwe bakamuhereza n'imfashanyo zo gutwara hirya no hino, cyangwa nawe bakamuha imfashanyo zo kugarura n'i Yerusalemu. Nabwo turabibona. So abantu rero banyumva rero, niba utarimo gutwara ubutumwa bwiza, ugomba kuba uri gukora ikindi gituma ubutumwa bwiza ahantu butaragera buhagera. Icyo kimwe rero muri byo ni ukuba wasenga kugira ngo Imana ifashe ba bantu bajyanye ubutumwa bwiza barushaho gukora. Kubamenya nabyo ni ikindi. Hari ikintu wambaje ngo ese dufite abanyarwanda barahari kugeza uyu munsi, wenda sinahita mbavuga kuri kamera, ariko uzabakenera yatubwira. Dufite abanyarwanda, reka mvuge ibihugu barimo wenda. Dufite abanyarwanda bari muri Kenya. Kenya ni igihugu kiri mu butumwa bwiza, ariko amajyaruguru ya Kenya ni ubutayu. Aho rero hano h'ubutayu usanga abantu batahakunda kuhajya. Babibereye Nairobi ahantu heza mu miji, ariko ugasanga hakurya mu butayu iyo ngiyo hari amoko atazi Yesu. Abandi ni igice cyo ku nyanja, cyo ku nkombe y'inyanja. Ni ahantu izo za Mombasa, ariko ukarenga Mombasa ukagenda mu bice byo hafi y'inyanja. Hose ni Abisilamu. Nta matorero ya Gikristo abayo. Aho tuhafite abamisiyoneri b'Abanyarwanda babiri. Ikira gice kindi navuze cy'ubutayu tuhafite Umunyarwanda umwe. Dufite Sudani y'Amajyepfo. Sudani y'Amajyepfo hafi y'amoko menshi cyane yo muri Sudani y'Amajyepfo ntabwo bari bamenye ubutumwa bwiza. Tuhafite abamisiyoneri. Dufite abamisiyoneri mu majyaruguru ya Afurika b'Abanyarwanda muri bya bihugu by'Abisilamu. Tuhafite abamisiyoneri. Tunisia arahari. Dufite n'abandi Imana irimo kohereza. Abo rero ni abantu baba baramaze gusobanukirwa yuko bariya abantu bakeneye ubutumwa, ariko abenshi muri bo nta torero ribasapotinga. Aho gusanga ari umuntu nkawe nanjye wabyumvise akabasengera, akabaha amafaranga, akabashyigikira. Ariko icyo dusaba batwumva ni uko byakagombye gukurwa n'umubiri wa Kristo, ari ryo torero.
abantu bakabazi ngo uyu mumisiyoneri ni uwacu, nitwe twamwohereje, nitwe tumusengera, nitwebwe twakira amakuru ye, yaje nitwe tumuha keya tukamwakira, tukumva amakuru ye, tukabana nawe kuko yagarutse mu Rwanda, abakeneye abantu bamutega amatwi, abakeneye abantu bamusengera, abakeneye kumva nawe nyine n'abamugaburira mu buryo bw'umwuka, niyo ari hariya abakeneye abamuhamagara bamubaza amakuru. Ibintu byaroroshye, internet yoroheje ibintu, ushobora guhamagara umuntu ukamubaza bimeze bite akabikubwira. Baba badukeneye, ariko byakagombye gukorwa n'itorero. So rero iyo mirimo yose rero nicyo gisubizo kindi kivuga ngo bose nibagenda, kuko hakeneye abohereza. Abohereza rero nibo bagomba gusigara mu rugo bagakora indi mirimo ya hano yivuga butumwa, ariko bakanafasha na babandi bagiye kugira ngo babashe kubaho neza bakora uwo murimo wo kujyana ubutumwa aho bari. Nibuka umunsi bwa mbere ngenda njyayo, nari nicaye mu modoka isanzwe, hanyuma nicaranye n'umunyakenya, arambwira se muri kujya he? Mubwira hano tugiye. Ati hano mugiye kuhakora iki ko nta kintu kibayo? Nko kubabwira ati wowe wavuye Kigali ahubwira ngo uryoshe muri Nairobi, uri kujya mu butayu gukora iki? Uri gusiga ibintu hano ukagenda mu butayu gukora iki? Ndamubwira nti hari abantu bariyo nyamara kandi nibo ngiye kureba. Abo bantu rero ni abantu bameze bate? Icya mbere ni abantu mu Kinyarwanda cyiza ni bya tuvuga ngo ni abantu basigaje inyuma n'amateka. Mu by'ukuri niko umuntu yabita. Ni abantu usanga batazi gusoma, nta mashuri yari abageraho, nta mashuri bafite. Ubu ngubu nibwo guverinoma wenda n'abamisiyoneri bagerageza gutangiza amashuri. Icya kabiri ni abantu bakira abanomade. Abanomade ni mu Kinyarwanda ni abantu bagenda bimuka, baba bafite nyine ingamiya kuko ni mu butayu, bakagenda bashakisha ahantu hari ubwatsi, bahora bimuka. Ariko noneho cyane cyane abimuka ntago bakimuka cyane, ahubwo baguma hamwe, ahubwo bakoherezayo urubyiruko rwabo ngo ari rwo rujye kuragira. Ibaze rero umwana uzaba ubuzima bwe bwose yirirwa inyuma y'ingamiya ashakisha nyine, nkuko natwe twari tumeze mbega mu kinyejana ntazi icyo ari cyo. Abanyarwanda turi abantu nyine bari aho ngaho batafite ikintu na kimwe cyitwa iterambere. Ariko usibye n'iterambere, aho hantu hameze gutyo, climate yewe ku muntu wavuye mu Rwanda ufite ikirere cyiza nk'iki twicayemo aka kanya, akagenda ahantu hari izuba ntazi degree yaryo, ahantu umuntu agomba gukora kare cyane mu gitondo cyangwa nimugoroba, andi masa y'amanywa nta kintu wakora kubera ubushuhe bw'izuba. Icya kabiri, aho hantu h'abantu bameze gutyo ni ahantu mu by'ukuri nta kubeshye, nubwo wenda batica umuntu bamuziza ubusa, ariko ni ahantu hari amoko yirirwa arwana. Ni abantu baba bafite imbunda zabo kuko nibo bicungira umutekano. Ni ahantu ushobora gukora gakosa kamwe bakakwica kandi nta bintu byinshi, akaba yakurasa, akaba yagutera icyuma. Ni ahantu ibyo kurya byaho ni ikibazo, kuvuga ngo abantu ntago bahinga, ni ahantu hataba ibihingwa, kubona ibyo kurya biragoye. So urumva kugira ngo umuntu agende abaho hantu biba bigoye. Ikindi nicyo twita inyubako. Nta nyubako zindi baba muri nyakatsi, ariko nyakatsi zacu tuvuga zari nziza, ni za zindi nyine zubatse neza. Bo ntaki ibintu byose babonye barabifata bakabiteranya, ubwo ni inzu nyine ubwo yabaye. Abo nibo bantu bamwe ndi kukubwira. Ariko noneho tugende ku gice cyo ku nyanja, bameze neza, baratunze wenda bakora business, ariko n'abisilamu babirimo badashaka no kwakira ubutumwa bwiza. Ko tubyumve neza, hari abantu badashaka kumva Yesu. Tubyumve, abantu batagira ngo abantu bose bataragirwaho n'ubutumwa bwiza ngo hari indi mpamvu ituma bataragerwaho, nuko abenshi baburwanya. Kandi Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kandi ntawe ujya kwa data atamuzi. None ugiye kubwiriza abantu badashaka kumwumva, ubwo cyo witeguye nuko icyo bagukorera cyose ni wewe bireba. Kuko ntabwo twatinya kubivuga yuko abajyana butumwa, abamisiyoneri baba biteguye no gupfa, kuko abo bagiye kubwiriza ni abantu badashaka kumva ibyo bintu. Nuko wenda ibihugu bimwe tuba tuvuga ari ibihugu wenda bikigendera ku mategeko y'umuntu badashobora kumwica gutya nta mpamvu, ariko nabyo ni kimwe mu byo biba bishoboka. Icya kabiri tutabura kuvuga ni ahantu hakora imbaraga z'umwijima. Satani arakora rwose, abantu banyumva, umwijima Satani aracyakora, afite n'imbaraga, akoresha n'abantu be. Aho hantu rero kugira ngo ugende uhabe, nuko nawe ubuzi ko uje kurwana urugamba n'imbaraga z'umwijima. So ubwo muri make nuko nguko nakubwira. Ni abantu mbega cyane cyane nko muri North Africa, naho nagiyeyo. Ariko ho nagiye kubwira, hose ngiye gusura abamisiyoneri kuko niwo murimo wanjye kubasura, kumenya uko bameze, kugira ngo
impamvu nagiyeyo iyo ari North Africa ubwo aba ari mu bihe bihugu cyane cyane ni muri Tunisia niho tufiteyo abanyarwanda. yego Nagiyeyo ikintu gitangaje menya ko twebwe turi abakristo ahantu hose twanyuraga twari dufite abantu badukurikiye batugenzura ngo barebe ibyo dukora. Twaje nyine nk'abantu baje gutembera birumvikana kuko twari dufite ubushobozi bwo gutembera bwo kugenda ahantu hatandukanye duhura n'abantu, ariko hoteli yose turayemo bagashaka kumenya, bagahita baza abapolisi bagahita bati bariya abantu binjiye muze kutubwira isaha baza gusohokera kugira ngo twongere tubakurikire ahantu baza kujya. Ntabwo twebaza ngo babitubwire, ariko twaje kubimenya yuko ahantu hose twagiye hari umuntu wasaga agahita babwira ati nibasohoka nibajya muri iyi nzu twasohoka muri iyi nzu tukajya mu yindi, bakaba bazi ahantu twagiye, ku buryo byatumye twirinda guhura n'abakristu benshi bo muri icyo gihugu kugira ngo tutabashira mu makuba kuko bari bamaze kumenya ko turi abakristu. So icyo bishatse kuvuga ni iki? Ni ukuvuga ngo birashoboka yuko ahantu ubutumwa bwiza butaragera, impamvu nyamukuru butarahagera uyu munsi ni uko abo bantu batabushaka kandi baburwanya. Bityo rero umuntu ubujyana agomba kuba agiye nawe yiteguye ndetse no gupfa azira izina rya Kristo. Ni ukubanza gusezera, ni ukubanza gusezera, ariko nanone ntabwo avuga ngo bahita bakwica gutya gusa, biterwa n'ukuntu witwaye. Nanone ntabwo uzi umubwira Yesu ku ngufu, ahubwo icyo ukora ni ukumugira inshuti. Bisaba ubwenge, bisaba ko muba inshuti. Ntabwo umuntu utarakwizera ntabwo yakumva. So rero ubutumwa bwiza ni ubw'urukundo, ni ubw'imbabazi z'Imana. So abantu bose rero ubuhamya baduhereza ni uko iyo umuntu wamugize inshuti akakugira icyizere, birangiza na Yesu wawe akubwira ko amukeneye. Navuze systeme niyo ibugwanya, ariko abantu individually ntabwo baba baburwanya, ni systeme ishobora kuburwanya. Rero niba ngiye nawe twibereye inshuti hanyuma bikarangira ubyizeye, nta kibazo, nuko bigenda. Sofa hari umunyarwanda twagira wari wapfira muri iriya nawe ariko hari abahakubitirwa. Oya, nta n'umunyarwanda turagira wakubiswe, ntawe mu by'ukuri, kuko nkuko nabikubwiye birangira bagukunze iyo bamaze kumenya ko uri umuntu utateje ikibazo. Iyo babonye kubona nta kibazo uje guteza, bamwe mu bamisioneri bacu nko mu bihugu bya Afurika nibo bagenda kwigisha abana, usanga abana batazi gusoma. Nese umuntu waje kwigishiriza umwana we gusoma akamujyana mu ishuri nta shuri yageraga, urumva wamwica, wamuziza iki? So bitangira baba suspicious mu Kinyarwanda sinzi, babaza kutakwizera, ariko nyuma bitewe na rwa rukundo na bya bikorwa rimwe murimo kubakorera byiza bikarangira babakunze. Akenshi nuko bigenda. Misioneri bacu bose ku isi niwe usanga n'abamisioneri benshi batangiza ibitaro, abamisioneri benshi uzabizi batangiza amashuri. Natwe usanga nibwo buryo bakoresha, bagenda bagakora ishuri niba nta shuri rihari, cyangwa se bagakora ibindi bikorwa bituma abo bantu barushaho kubiyumvamo muri iyo community. Noneho binyuze muri ibyo bikorwa bakora bakabwirizamo ubutumwa bwiza. Ubuzima bwabo umushahara, hari basic needs dukenera nk'umushahara, abana babo bakeneye kwiga, abafite abagore bakeneye kubaho, kandi baba baragiye. Urumva ibyo bakora byose ni ukuvolontaringa, ntabwo ari ukuvuga ngo wagenda hanze ugiye kubwiriza ubutumwa bwiza uri kwingingira abantu kubigisha ngo basabe na minerivare. Ubu babaho bate? Nicyo navuze haruguru, navuze ngo abasigara bagomba kugira impamvu yo gusigara. Twebwe twasigaye hano mu Rwanda nitwe dushigikira bariya bagiye, keretse yuko bishoboka ko hari abamisioneri turamufite umwe wagiye ariko agatagetinga kubona akazi, kuko nabyo ni byiza, kuko hari igihe ubura icyo usobanura uje gukora, bigasaba ko ushaka akazi muri icyo gihugu, ugakora akazi bisanzwe. Ni umu-enjeniyeri, ni umwubatsi, akagenda nk'umu-enjeniyeri, yagiye nk'umu-enjeniyeri akora akazi k'ubu-enjeniyeri, ariko binyuze mu masaha yandi atari y'akazi akaba arimo kubwiriza ubutumwa bwiza. Birumvika, cyangwa no mu kazi nyine aho agiye kuri chantier abahura nabo bose akagenda babwiriza ubutumwa bwiza. So nibyo byitwa tent making cyangwa se kuboha amahema. Urabizi ko Paulo na Priscilla na Aquila hari aho bagize ngo bari bafatanyije umurimo wo kuboha amahema, naho hava igitekerezo cya tent making. Ni ukuvuga ngo ni umuntu ugiye kuvuga ubutumwa ariko agashaka n'ibindi bimubeshaho. Ubwo ni uburyo bumwe, ariko hari aho bidakunda.
hari aho usanga nta kazi wahabona kuko ni muri icyo cyaro, naho nyine mu butayu nta kazi kabayo. Bivuze ngo rero ni wowe ugomba kuzana ibyo ahubwo bigutunga, ahubwo rimwe na rimwe na ba bantu bari aho ugasanga baje no kugusaba ibyo kurya. Byumvikane rero ko support igomba guturuka muri home church, itorero ryo mu rugo, bene wanyu nibo bagomba kugusapotinga bakagohereza ibigufasha. So rero wavuze ngo ni umushahara, nta mushahara tugira. Abamisiyoneri nta mushahara tugira, ahubwo tugira iby'ubutunzi. Byandi Paul yavuga ngo iby'ubutunzi bwanyu ngo byangezeho, niko yajyaga abwira amatorero yamwohereje support, ngo bya bintu mwanyohereje ngo byangezeho. Ni ibiki rero Paul bavuga bamwohereje? Ni ibyo akeneye. So muri iki gihe cyacu ni amafaranga, tubohereza amafaranga kugira ngo babashe kubaho, kugira ngo babashe kugura ibyo bakeneye bibatunga. Niba ari inzu, niba bagomba kuyubaka bayubake, niba ntayihari, niba ariyo bagomba gukodesha babone uko bayikodesha, niba mbega bakeneye moto kugira ngo bideplace bayigure. Ibyo byose bituruka muri home church, muri twebwe. Ariko nanone n'itorero ku isi yose, umukristo wese aho ari hose yumvise ibi ngibi ashobora gusapotinga umumisiyoneri. Wow. Imana ikomeze ibaho umugisha abo twari tubanye muri iki kiganiro, ngira ngo tugeze ku musozo. Ngira ngo umukozi w'Imana araza kuduha nimero dupininga mu kiganiro. Nimba wifuza gutanga imfashanyo, si ngombwa iba ari nyinshi, ntago ngo ufite umutima wo gutanga ngo ntategereza ko bigwira kugira ngo atange, ahubwo atanga icyo afite. Inkunga waba ufite iyo ari yo yose, cyangwa se ukeneye kumenya amakuru y'abamisiyoneri, cyangwa se ufite uwo muhamagaro wumva ushaka trainings cyangwa se n'izindi guidance zose ushaka gukenera, turapininga nimero bari buze kuduha kugira ngo iyo nkunga yawe cyangwa se ubwo bufasha uri buze gukenera uze kububona. Uwiteka akomeze kuduhana umugisha. Tugeze ku musozi rero, turashimira abantu bose mwadukurikiye. Uwiteka akomeze kuduhana umugisha, kandi turushaho gushishikarira gukora inshingano nkuru Kristo Yesu yadusigiye, arimo ivugabutumwa, kumenyekanisha ubutumwa bwiza. Si ngombwa aho butaragera gusa, no ku nshuti yawe. Ngira ngo umukozi w'Imana bidusubiriyemo neza, n'ubuhamya bwawe uzi, waramenye icyo wakijijwe, waramenye inkuru nziza y'agakiza, nuko yahinduye ubuzima bwawe, ushobora kuyisangiza umuvandimwe, kandi nawe akabasha kwizera Kristo Yesu agakizwa. Tugana rero ku musozo, turaza gusaba umukozi w'Imana nimba hari ijambo afite rya nyuma yatugezaho, cyangwa se yumva ashaka gusangiza abakristu muri rusange, cyangwa se abanyarwanda, aribasangize. Ndetse ikindi cya nyuma, muri buze no kudufasha mu isengesho ryo gusengera abantu bumva bashaka, cyangwa se bumva bafashe icyemezo cyo kuvuga ati, Mana turifuza natwe kuvuga ubutumwa, turifuza uko gushira amanga, kugira ngo Uwiteka Umwuka wera we abashe kubaho uwo mwuka wo gushira amanga, kugira ngo babashe kuvuga ubutumwa bwiza. Murakoze, Imana ikomeze kuduhana umugisha. Ubutumwa afite numva ni ukubwira abantu bankurikiye yuko uyu ni umurimo w'itorero ryose, ntabwo ari umurimo wa bamwe. Nta muntu n'umwe ukwiriye kwicara atarimo kugira uruhare mu gutuma Kristo amenyekana mu Rwanda no mu isi yose. Ibyo ni ibintu bigomba kureba abantu bose, itorero ryose. Ikindi ni abayobora abandi. Abayobora abandi reka tubafashe kuba abigishwa ba Kristo, kubera yuko abantu benshi ni abanyedini, ni abantu nyine bari mu itorero bakumva baguwe neza kuko bari mu itorero, akumva nyine yageze aho yagombaga kujya. Dufashe abantu kuba abigishwa ba Yesu, atari gusa abanyedini cyangwa abanyetorero, kuko Kristo icyo yadusigiye ni ukuba abigishwa be, apana kuba abamambure b'itorero gusa ngo twumve ngo birahagije. Ibyo rero nibyo navuga ngo bizajyana no kubahindura abigishwa ba Kristo Yesu. Imbaraga rero nta zindi, imbaraga ni Umwuka wera, kandi twaramuhawe. Rero niwe uduha gushira amanga, ntabwo tubikora ku mbaraga zacu. Nta muntu n'umwe uzakora ibimvuze abishobozwe nuko nabivuze, azabishobozwa n'Umwuka wera. Reka bari we dusaba kugira ngo adushoboze twese dusenga. Mana, turagushimiye cyane kuko waduhaye isezerano ryo kuzabana natwe kugera ku mpera y'isi. Ibyo biradutinyura mu gihe dufite ubwoba, mu gihe twumva turi gukora ibintu isi itemera cyangwa se abantu batumva.
natwe ubwacu ntago tubikoreshwa nuko twabyumvise kuko turi abahanga muri byo, kuko twasomye ibitabo byinshi. Ni imbaraga z'Umwuka wera, ni ibyanditswe byera, nibyo twavuze uyu munsi. Ibyo twavuze Mwami ni ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni imbaraga. Reka rero izi mbaraga z'ubutumwa bwiza, izi mbaraga z'Umwuka wera zitangire zikorere muri twebwe abizera, kuko niko ijambo rya rivuga ngo za mbaraga zazuye Kristo mu bapfuye ngo nizo zikorera muri twebwe abizera. Izo mbaraga rero ziduhindura gusa na Kristo, zikanadushoboza kumuhamya mu bataramumenya. Reka izo mbaraga zitangire kugaragara, ziduhindura, zidufasha Mwami kwera no kwezwa, zidufasha gusa nawe Kristo, hanyuma ibyo bidutere no gutinyuka no kuguhamya tudafite ipfunwe, kuko dufite ubuhamya bw'ibyo wakoze mu buzima bwacu. Turagushimye ko ugiye gukomeza udusukira Umwuka wera kugira ngo adushoboze kuba abahamya kuzageza ku mpera y'isi, bose bakazaguhimbaza. Dushoboze Mwami gutinyuka, dushoboze Mwami kwiringira, kandi n'abasigaye natwe dushoboze kubaho mu Rwanda turimo gukora umurimo wo guhindura abigishwa ndetse no gufasha abagiye kugira ngo babashe gusohoza neza inshingano bahawe. Turagushimye ko wumvise gusenga, tugushimiye kubw'uyu mwanya wose twabanye muri iki kiganiro. Umwuka wera turagushimiye, urakoze, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Turashimira umukozi w'Imana Pasi, Imana iguha umugisha mwinshi. Turashimira nawe twabanye. Nimba wifuza kujya ukurikirana ibiganiro byacu, kubona notification uko tubyaplodinze, wakanda kuri subscribe, ndetse nimba wifuza na notification ugakanda kuri ako kazogera kari imbere kugira ngo ujye ubasha gukurikira, yaba ari ubuhamya, yaba ari ijambo ry'Imana tuganiraho n'abakozi b'Imana batandukanye, yaba ari indirimbo, ibihe byiza byo kuramya. Ndizera neza ntasidikanya ko Umwuka wera ukorera muri twebwe adushoboza gukora ibintu bishobora kugufasha guhemburwa, bishobora kugufasha kugira ngo ububyutse buze mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uwiteka akomeze kuduhana umugisha. Shalom shalom.